Ndi Papa Sava. Hey, Pasava, ese mwiriwe? Nikoye, turimo urarya? Nikoye, turimo urarya? Ariko ubu mwamwumva nk'ubwonko ingufuri bukoresha butondekanya amagambo avamo interuro yo kubasubiza mubajije ubusa butakabaye butekereza ikindi gikorwa cy'iterambere. Nta soni. Ariko se Papa Sava, nk'ayo magambo yose ududubiza uyakuye he koko? Wowe sokuye hehe ayo ngayo utondekanyije umbaza ubusa? Urambaza ngo ndimo ndarya, ntago ubibona? None se usanze ndimo gukata urwondo rwo guhoma inzu? Ubu ndimo ndashituriye nk'ibirondwe, ndimo ndamesa imyenda, ndimo ndagirana. Urimo urarya, ntabyo ubona ngaho ihe igisubizo noneho cy'icyo ndi gukora. Wavuze ko araho akendezo ko gushaka aho uyiheru akira. Ikikuzanye ndakizi. Ngo nayi kwegereza ntuyimara. Pasava, oya ntaya. Ergibyo dore ko wamwangiza umuntu urya ahangaha namwe mugakabya ntabwo aricyo kingenza. None nturya se? Oya Pasava, ntabwo aricyo kingenza rwose. Urawugaye se? Oya ntago nkugaye, ahubwo ni ikindi gikorwa kinzanye kandi gikomeye. Nagira ngo rwose untwerere kandi untwerere noneho wivuye inyuma kuko mfite igikorwa gikomeye. Nako ndimba ubwo wagaruka kunyibutsa iby'ubukwe bwawe ngo ngutwerere ibintu by'ubukwe bwawe. Sinakubwiye ko nabyinjiyemo neza, ntabwo nakubwiye ni ntazi ibitoki reka bishye mbyenge hanyuma mbetere urwagwa ndugutura uko bigenda neza. Ntabwo ari buriya bukwe, ni ikindi gikorwa rwose kandi gikomeye. Gikorwa gikomeye ni ikindi rwose, ntabwo ari buriya bukwe. Nawe utishoboye ugiye gukora bimwe by'abakungu niba ari bya burayidushowa. Oya ntabwo ari ibyo ngibyo, ni ikindi gikorwa gikomeye. Uyihangana urebe uko ungenza rwose. Nese umukobwa aratwe tugiye gukora. Oya Pasava, utanterera umwana umwaku, ntabwo ibyo ntaho bihuriye. Pasava ni ikindi gikorwa gikomeye nshaka gukora. Nako si icyo gikorwa gikomeye wagumye gutsinda mu gikorwa gikomeye utavuga ni bwoko. Oya gerageza urebe rwose randi wabitse mu ihembe uyahazane. Ndembate twumvikane umuryango uzi cyari cyo, sibyo? Ndabizi. Mfite umugore urabizi. Ndabizi. Kandi iyo washatse kugira ngo urugo rubeho rurambe rukomere, nuko mubwizanye ukuri ko ibintu bikoreshwa mu rugo. Ubu se ndafata amafaranga yego arahari ninjye wayakoreye nyagutwerere. Mama Sava naza akambaza ati amafaranga yagiye hehe, mubwire ngo nayatwerereye igikorwa gikomeye. Bwuko kise. Oya Papa Sava, oya ni ibintu bikomeye nyine. Urabona ni igikorwa gikomeye cy'ubuzima bwiza n'isuku. Cy'ubuzima bwiza n'isuku. Nese kuzi ko ari cy'ubuzima bwiza n'isuku. Ubundi uragitsindira iki? Uragitsindira iki kivuge menye cyo. Buse ndavuga ngo ni igikorwa. Ariko se Papa Sava, ubuyoboye ko umusibejo nzajya kwisiramuza. Ubwo se urumva atari igikorwa gikomeye. Icyo si ikirori koko mwiriye guterwamo inkunga.